ni spami isaha y'urubyiruko turi kumwe n'urubyiruko nk'uko bisanzwe katabaza dushimiye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ibadushoboje kugira ngo tubone urubyiruko ndetse n'umutumirwa uganiriza urubyiruko. Turimo turibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa ngarukamwaka aho u Rwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda bunamira Abatutsi bazize uko baremwe, bazize akarengane, bazize uko basa ndetse nuko bagenzi babo babihindutse mu mwanya mutoya kandi barabanaga neza mu miryango yaho. Byari mu 1994. Iyo jenoside ariko yaje no guhagarikwa n'urubyiruko aribo bari mu ngabo za RPA. Nyuma yaho rero baza no kubohora igihugu bahagarikana jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko rero rw'iki gihe ni iki bigira kuri aya mateka, ariko turaza no muri kino kiganiro kurebera hamwe turebe ese mu mateka yacu y'u Rwanda mbere y'ubukoloni Abanyarwanda twari tubanye dute, twari Abanyarwanda cyari igihugu kimeze gute. Turaza no kurebera amateka y'u Rwanda muri Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri. Muri kiganiro turaza no kureba kubaka Ubunyarwanda ndetse tunakumira ingengabitecyerezo ya jenoside. Ntabwo tuza kubura nane kuvuga uko jenoside ibaho, kuko burya uyikora atangira kuyihakana ari nakayitegura kugira ku munota wa nyuma iyo jenoside irangiye abakihakana. Iyo ni yanjye ngabitekerezo tuzakomeza rero kugarukaho muri kino kiganiro cyacu Inspire isaha y'urubyiruko, kandi tutajya twiyanganisha Abanyarwanda bose ndetse tunabwira ngo mukomeze kandi mutwaze gitware. Ngene twanduka reba mu kiganiro nago ryenyine mfite umutumirwa, ndi kumwe na Polisi Denis ni naribonye mu mateka y'u Rwanda, aza kudusangiza byinshi kubijyanye n'amateka yacu. Tubahe kaze mu kiganiro cyacu Inspire. Akoze. Ndi kumwe n'urubyiruko rutandukanye ruturutse mu byiciro bitandukanye, ntago ndibivuge ngo mbirondore, ariko tuza guha ijambo araza kutwibutsa izina rye ndetse anatubwire n'urwego aturutsemo kugira ngo abadukurikiye baze kumenya neza aho aturutse. Polisi Denis mu kubaha ikaze turabakiza n'ikibazo, kuko urubyiruko rufite inyota, bafite byinshi bifuza kumenya, bafite byinshi banyotewe kuri aya mateka yacu ashaririye. Uko mbabona imbere yanjye ni bato, batari gito, ariko bakeneye kumenya n'impamvu uri budufashe. Aya mateka yacu y'u Rwanda mbere y'ubukoloni uraza kutugaragariza uko ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bwubatse ndetse n'icyo bwari bushingiyeho muri rusange. Murakoze. Abambwiye sinongera kwivuga, ariko mu byo amaze kubabwira twifuza kuganira harimo ayo mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoloni, hanyuma mu gihe cy'ubukoloni ndetse n'igihe cya za repubulika zombi. Yego. Amateka rero y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, imbere y'ubukoloni, ndashaka cyane hari byinshi byo kuvuga. Hari byinshi twavuga ku mateka y'u Rwanda mbere y'ubukoloni. Dushobora no kuvuga ngo kuri ayo mateka y'u Rwanda mbe u Rwanda kugira ngo rubeho rwabayeho rute, u Rwanda rwatuwe rute, u Rwanda rwagutse rute, niki cyari kigize ubukungu bw'u Rwanda, niki cyari kigize umuco w'Abanyarwanda, imibanire y'Abanyarwanda yari imeze ite mbere y'uko abakoloni baza, niki cyahaga u Rwanda imbaraga zo kuba muri aka karere kose uko tukazi uno munsi n'ibihugu uko byitwa, niki cyabahaga imbaraga bo byo kwitwa igihugu gifite imipaka, gifite umuco, gifite ururimi, gifite imiterere yacyo nk'igihugu. Ibyo byose rero byaba byinshi, ntabwo twabivuga uno munsi ngo tubirangize. Nicyo gituma nza kugarukira ku bintu bike cyane. Icyambere, mujya mwumva abantu bamwe bavuga ngo imiturire y'u Rwanda, ngo habanje ibyo ngibyo byaje cyane bizanywe n'abakoloni. Abakoloni baza muri Afurika bari bafite intego, bari bafite politiki bazanye, bari bafite icyo baje gushaka. Ibyo ni cyane nyuma yo kugira za industry n'iki, bari bakeneye aho bakura ibikoresho, bari bakeneye isoko, bari bakeneye aho bakorera, bari bakeneye ibikoresho by'abirabura. Ni muri urwo rwego rero bashatse kumenya Afurika ihera he, Afurika imeze ite, Afurika iki. Batangiye rero bohereza abantu
b'abashakashatsi ngo baze muri Afurika kureba uko abanyafurika tumeze, barebe ibyo badukuramo, barebe uko badukoresha, barebe n'uko badutegeka. Ndashaka kugaruka cyane mu Rwanda ntiriwe njya ahandi. Aha mu Rwanda umuzungu wa mbere wahageze yitwaga John Hanning Speke. Aje icyabaga kibazanye ntibakivugaga, we yaje avuga ko aje kureba aho Nili ituruka, ko aje kureba aho Nili ituruka. Araza ubwo ariko abo ba explorers, navuze ijambo nabyita mu Kinyarwanda neza, abo twabita navuze ngo n'abashakashatsi, ni Ikinyarwanda kidasobanuye neza icyo nshaka kuvuga. Ariko abo ngabo baje rero bakaza bafite n'abasirikari, bafite n'iki. Niwe waje rero agera mu Rwanda ngo arashaka aho Nili ituruka. Abo bose baba explorers bageze bajagajaza Afurika, nibo bajyanye za raporo zabo, burya nizo zagiye Berlin mu 1984 bajya kugabana Afurika. Abazungu bagabana Afurika, baratugabana nk'abagabana inyama. Bashingiye kuri izo raporo bahawe. Baratugabana bati bumwe muzajya hamwe, muzajya hamwe, muzajya. Icyo gihe Ubudage nibwo bwari bwatugabanye hamwe, badushyira hamwe na Tanzania, badushyira hamwe n'u Burundi, hanyuma Ababiligi bo bari baramaze no kugera no muri Kongo, hanyuma abandi Abongereza nibo bafashe igipande kinini, kuko icyo gihe Ubwongereza nibwo bwari bufite imbaraga nyinshi za gisirikare. Kuva kuri l'Afrique du Nord bakagera Cap muri Afurika y'Epfo. Ubufaransa icyo gihe bwari butarakomera, nicyo cyatumye bafata agapande gato ugereranije n'abandi, agapande gato ko muri Afurika y'Iburengerazuba. Twe rero icyo gihe twagiye muri icyo gice cyafashwe n'Abadage, harimo za Togo, harimo za Cameroon, harimo za natwe na Tanzania n'u Burundi. Bari banageze Abadage bari na hariya za Namibia na bamaze kutugabana batyo, ariko bose igitekerezo bafite kimwe. Abanyafurika kubacamo ibice kugira ngo bashobore kudutegeka. Nicyo cyari igitekerezo gikuru cya politiki. Abanyafurika tubacemo ibice kugira ngo batazashobora kwishyira hamwe, kugira ngo dushobore kubategeka. Ibyo kandi byari bivuye kuri charite y'Abanyamerika yanditswe mu 1630 y'uburyo bategeka ibice nabo bya Amerika Latine n'ibiki byose, n'abirabura bari baragurishije baje gukora mu bisheke, baragiye gukora mu bisheke n'ibindi. Agace kacu rero ku Rwanda kamaze kugenda gutyo, nibwo rero bahimbye iyo twaturutse. Hanning Speke yageze mu Rwanda ati nahabonye abantu bameze batya, harimo abarebare, harimo abagufi, atabarebare ndakeka ko ari bo baje nyuma. Ati ndabona baravuye muri Afurika iriya za Egypte, Ethiopia, iki abizana amaryo. Nyuma ndaza ko no kubabwira, baje kumubaza batari ko birya bintu by'abatuye u Rwanda wakuye aho ngaho wabikuye. Ati nuko nabonye bajya guzana abanya Ethiopia, ahandi mbona basa n'Abanyakameruni, ahandi mbona basa n'abo muri Chad. Ati nuko nabigize. Nta kintu do scientifique kirimo, nta kintu cy'ukuri kirimo, ni amateka yahimbye. Ariko ikibabaje, aya mateka yatugizeho ingaruka kugeza uno munsi. Tukiri aho ngaho, yasanze ubundi imibanire y'Abanyarwanda imeze gute?
basanze imibanire y'abanyarwanda bari babanye bate icyo gihe? Icyo gihe rero imibanire y'abanyarwanda we ntiyagiye mu by'imibanire cyane cyane, yagiye mu bintu by'uko basa, by'uko bareshya, by'uko bameze, ntiyigeze areba ahubwo icyo yarebye kinini kwari ukureba ngombe abo baturage baho hantu kubategeka bizoroha biti, bafite inkomoko zitandukanye. Nicyo cyatumye rero burya ka Rwanda, burya John Hanning Speaker ageze i Karagwe, yagiye kubaza n'umwami wa Karagwe ati hari hakurya ko nshaka kujya bimeze biti, ati nujya bazakwica, ati bari abantu n'abicanyi natwe twarabatinye. Nuko nibwo yagiye, nibwo afasha abasirikari, umwana w'umwami wategekaga hariya izo za Kibungo, atuma kuri se, ariko nabo bari bafite abatasi, nawe yari afite abatasi yohereje ku mwami wa Karagwe. Undi ati bazabamara kuko bafite imyuko icira umuriro, bituma Sama yohereje ubutumwa kwa se, aramubwira ati abo bantu bafite imyuko icira umuriro ubareke bambuke. Nuko bambutse. Ntabwo rero bagiye mu mibanire y'abanyarwanda, ntabwo bagiye mu biki, ibyo turaza kubivuga nk'uko abanyarwanda babanaga, ariko bitavuye kuri abo bazungu. We ntabyo yarebye. We ntabwo yarebye. Cyari kimuzanye kwari kureba ngo icyo gihugu kimeze gite, abantu baho bagikunda bate, nitujyayo bazadufata dute. Ni ibyo rero cyane byari bimushishikaje kuruta ibindi. Igihugu cyacu bakigabanije, urazi twari twarageze hafi ya rake Rwicazige, izo za Kongo, za Masisi, za Rucuru zari u Rwanda, ahangaha za Kigezi byari u Rwanda. Baragenda rero Berlin baragacapa bakanganya batya, kuko bakaretse kagutse batazagashobora kugategeka. Noneho n'abarimo rero babahimbira inkomoko, abavuye izo za Bisiniya, abavuye kuri za Rake Cade, n'abasangwa butaka aribo batwa ngo bibera mu ishyamba batunzwe n'imihigo. Uko rero nuko baraduhinahina, bya bihugu barabitwara byacu, baraduhinahina badusiga tumeze nk'agapungiti kari ku ikarita basizaho. Ariko noneho bamaze no kuhagera, ikibi ni uko ubwo igihugu cyacu bakigize batyo. Ikindi cya kabiri, baduha inkomoko zitandukanye, ibyo nibyo bizavamo amacakubiri yacu yatugejeje kuri iyi jenoside. Ubwo rero katurebera hamwe ku mateka noneho y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni. Nshaka kuvuga kandi kantu kamwe gato gusa. Noneho uko u Rwanda rwatuwe, urumva babikuye hirya no hino, ariko uko u Rwanda rwatuwe dushingiye ku bushakashatsi bwabaye, u Rwanda muri aka karere rwatuwe nk'uko ibihugu byose by'aka karere byatuwe. Ariko ntabo bajya gukura Bisiniya, ntabo bajya gukura kuri Rake Cade, ntabo bajya gukura, ariko rwatuwe nk'uko aka karere kose katuwe. Ikintu bita kugenda kw'abantu, iyo hateye amapfa, iyo babaga barahagatera amapfa, bakimuka kugira ngo bajye ahandi hakigwa imvura, ahandi baraharekaga bakagenda. Ariko aho bagiye hakazitwa amazina y'ahandi bavuye. Nicyo gituma iyo ushatse Masaka muri aka karere k'ibiyaga bigari, Masaka uyisanga mu Bugande, Masaka uyisanga i Burundi, Masaka uyisanga Kongo, Remera ntawe utayisanga hose muri ibi bihugu duturanye. Nuko abantu bimukaga bakagenda bagera hano bakahita izina ry'aho bavuye, kuko iry'aho bageze batarizi. N'ejo bundi z'abanyarwanda zihungiye mu Burundi, yego,
baragiye bashyirayo za Kingogo bashyirane bahasanze ahitwa imishiha niko abarundi bahita abanyarwanda ngo ni mushiha ni habi harashihana ibyo rero kuvuga ngo aho bagenda twatuye rero ni nacyo gituma indimi 12 zivugwa muri aka karere ari igiha mu giha baravuga ngo nuko ku munsi w'amagorwa ya Yezu yeyeta intumwa ze bajya gusenga. Iyo wumva icyo giha uri umunyarwanda ntubaze ugusobanurira. Iyo ugiye mu kinyankore ntubaze ugusobanurira. Iyo ugiye mu kinande cyo muri Kongo ngo kandi nyina wite kandi nyina we ntukeneye ibindi byo gusobanura. Ibyo byose rero nagira ngo ntange izo ngero ebyiri gusa reka noneho ngaruke ku kibazo warubajije. Amateka y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni noneho. Amateka y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni baraje badushizemo aya macakubiri ariko bakihagera babana n'abari ku butegetsi. Basanze ubutegetsi bwo bushyize hamwe byibura cyangwa basanze n'ubutegetsi bukigendera kuri ya mateka tubwiraga y'ubukoroni nabwo bwaracitsemo kabiri. Icyo shobora kucyita icy'ubukoroni bwadushoboje. Kuki ubukoroni bwadushoboye? Kuki ubukoroni bwadushoboye? Ubukoroni bwadushoboye cyane cyane kubera tekinoloji. Baje bafite imbunda ntazo tugira. Bafite n'imyambaro. Badushoboje tekinoloji nini. Ikindi cya kabiri badushoboje nuko baje hamaze kuba intambara yo ku Rucunshu. Intambara yo ku Rucunshu ni abarwaniraga ubwamariko. N'abarwaniraga ubwami rutarindwa na Musinga, nubwo Musinga yari akirakana ariko bene nyina umwamikazi ashaka ko umwana we ari uw'umwami rutarindwa ari uwundi mugore. Yego. Urumva rero icyo nacyo barakidushoboje kuko basanze ubuyobozi bw'ubwami bumaze kugira iyo fragilité, harimo ako kabazo ko kutagira. Ikindi badushoboje bazanye politiki itumbereye, bazi icyo bashaka, bazi ko bagomba kubikora, bazi icyo bashaka, ari ibintu bizi. Ikindi banadushoboje nuko bageze hano inzego z'ubuyobozi twari dufite bakazikuraho. Inzego z'ubuyobozi twari dufite bazikuraho, bakuraho abiru, bakuraho itorero, bakuraho ingabo, bakuraho ibyo, bakuraho abatware b'ubutaka, abatware b'ingabo, byose babikuraho. Ibyo nibyo cyane cyane badushoboje muri icyo gihe. Hanyuma rero ubwo basigara badutegeka uko bashaka, baducamo ibice. Umwami bamwambura ubushobozi bwe bwose, binavuga ko azajya ahembwa ifaranga rimwe. Ubukoroni bwaradushoboye cyane, ariko cyane cyane kuri izo ngingo enye. Ukiri aho ngaho, umuntu ufite indangagaciro z'Ubunyarwanda, afite n'uyu muco uhamye, ni gute umuntu ashobora kumucamo ibice? Kari byo umuntu ashobora kwibaza. Ufite indangagaciro zawe zihamye, ushobora kuza kukuinfluence gute ngo gucemo ibice? Ibyo iyo kurusha imbaraga biroroshye cyane. Reba Bishingwe, Rukara rwa Bishingwe mu Rukiga wari wigize igitangaza kugeza nisha umuzungu. Byagenze bitese ubwo se abaturage babibonaga bari aho, byagize no gutinya. Baraje umwami bamwatsa ubutegetsi, abatware se bandi basigaye bagenda baratinya bakayoboka. Baraje rero ibyo byose, baraje abiru bari bafite amateka y'ibwami y'ingoma. Abiru basaga n'abanyamabanga, n'abanyanga b'ubwami, ari bo barinzi b'umuco. Yego.
ibyo kandi umbwiye biri mu muco, izo ndangagaciro umbwiye ziri mu muco. Baraza bashyiraho kiliziya yakuye kirazira, batagira uti birya wisubire, byo n'ibishenzi, byo n'ibipagani, byo sigi, bakoresheje iki? Abapadiri bera bakora ngo kuri za roho. Padiri bera bakora kuri za roho, abazungu b'abakoroni bakoresha igitugu. N'abajya kwirega, uko wirega padiri aranota. Hari ibitekerezo by'umugabo wagiye kwirega, avuga umuntu yishe, avuga naho yamuhambye, abwira padiri ngo arirega. Padiri ajya kubwira administrateri, urakimbwa, barayifata barayifunga. Bagize rero iyo collaboration mbi, ariko barakoranye. Ubwo twavuga ko imbaraga z'Abanyarwanda zari zishingiye ku ki muri make? Niba imbaraga z'Abanyarwanda zari zishingiye ku ki muri icyo gihe? Niba barabaciyemo ibice, babaciyemo ibice, babatesha umuco wabo, babatesha amateka yabo. Gusa imbaraga bafite bo huye zari zashize, zari zashize nyine. Nicyo badushoboje, bamaze kudukuramo imbaraga zose, iki baradutegeka, ariko bakomeza nanone kwa gukomeza kugenda badukuramo, baducamo ibice. Naze nganira n'aba bana basanze n'abandi twegeranya, n'aba basore babiri bari imbere b'abadivaniste. Abadivaniste se babisa abahirika kubera iki? Abahirika burya abadivaniste n'abahirika, buri wa gatandatu, buri wa gatanu bahirikaga inka, bakazibaga. Bamara kuzibaga bagahamagara abaturage begereye aho, bakabaha inyama, batari ko ejo muzaza mu isabato. Muzaza mu isabato. Ngaba bahirika, nicyo gituma babita bahirika. Urumva rero ibyo twari dushingiyeho byacu barabitwatse. Byaba iby'imiyoborere, byaba iby'imyemerere, byaba iby'umuco. Iyo wamaze gutakaza ibintu ntawe usigaye, urayoboka. Ubwo aho ntibitujyanishije noneho ku mateka y'u Rwanda muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ko byose no bishira. Amateka y'u Rwanda rero muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, reka mvuge cyane, ntangirire kuri Repubulika ya mbere. Repubulika ya mbere, abantu bakoze manifeste des Bahutu, n'abapadiri, ba de Primoze, ba de Jumep, bafashijwe n'abandi bapadiri bose b'abazungu n'abadiministrateri. Baragenda bayiha ishyaka bari bamaze kwiremera. Na Kayibanda bazamuye. Kayibanda se yaje kuba yabanje gukora, Kayibanda yabaye mwarimu Itare. Kayibanda avuye ku bwarimu bamujyana muri kinyamateka, kandi ari bo bamwirukanye mu seminari. Bamujyana muri kinyamateka. Bamaze kumujyana muri kinyamateka, asigara yari umwanditsi wa kinyamateka. Hanyuma bajya kumwigishiriza inamire. Nagiye no kureba aho yigiye, d'ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Yagiye kureba aho yigiye muri 1994, 1995. Aho bamuforumiye, kuko yaragiye muri iyo mudu yo gucamo ibice Abanyarwanda. Baragenda baramwigisha, araza ajya muri kinyamateka. Icyakubwira ibintu kinyamateka yanditse, bambabarire bari mu madini hano, mu bintu byakomye hasi u Rwanda cyane ni Kiliziya Gatolika. Uko babaye abanyapolitike kuruta ko abantu bafasha za roho. Bajya mu mashyaka kugeza bwa nyuma. Uriya Nsengiyumva ari muri MRND, ari muri Congrès National du MRND.
ibyo byose muri repubulika ya mbere rero nicyo nashakaga kuvuga. Kayibanda afashijwe na kiliziya, afashijwe n'abazungu, n'iki, Kayibanda ashyiraho ishyaka parime hutu rivuga ngo nkoresheje abahutu banjye zabica, parime hutu je vous tuerai. Hanyuma baza no kumugira inama ngo batariko nawe urakabije, ongeraho akandi, ashyiraho ka MDR. Urumva repubulika ya mbere ije noneho n'amacakubiri yari ariho mbere mu bukoroni, ntibigeze bavuga ngo bamwe mwicaba, ariko repubulika ya mbere iza yivuga ngo mwicaba. Indirimbo ngira ngo n'abakiri bato barazizi, iya mbere y'igihe cya Kamarampaka batsinze, iya kabiri abarwanashyaka ngo bagiye Bujumbura nta inzara n'inyota ntawe utabizi, iya gatatu ugahuta aho uri hose, igihugu ni icyawe. Ibyo byose ni ibintu byabaye muri ishyaka parime hutu ryagiye kure y'ibyo abakoroni bakoraga mu macakubiri. twavuga ko ryashyize mu bikorwa cyangwa ryazanye na ideoloji ryayijyanye kure. Ideoloji yayo ryayijyanye kure mu gucamo abanyarwanda ibice, ariko kandi rinabishyira mu bikorwa. Rinayishyira mu bikorwa uhereye kuba abanyamashyaka ba mbere barashyiwe Nyamagumba, aha mu Ruhengeri ka gasozi kari hakurya ya Nyamagumba niho baba barasiye. Urebye abantu bishwe hariya za Gikongoro, ukareba bishwe hehe iki, bo bagiye kure muri ya ideoloji y'amacakubiri. Abazungu abakoroni bari bataragera aho bavuga ngo ni mwicaba, babaciyemo ibice gusa, ariko batari bageze ngo ni mwicaba ngabo. Repubulika ya kabiri iza ifite ikinyoma gishingiye ku ki? Gishingiye kuri ya macakubiri, ngo iraringaniza. Ngira ngo kuringaniza amoko n'uturere. Wenda kuringaniza kugira ngo abari mu myaka y'abangaba ndetse wenda n'abadukurikiye bashaka kuvuga iki mu kuringaniza? Mu kuringaniza kwavuga ngo kujya mu mashuri, kujya mu mirimo, hagomba iringaniza. Ni ukuvuga ngo abahutu icyo gihe Rosansoma yari yarabaye mu myaka y'1930 yari yagaragaje ngo abahutu ni 85%, abatutsi ni 14%, abatwa ni 7%. Noneho bavuga rero iringaniza, habiringaniza mu mashuri bakurikize population, za population, bakurikize iyo pourcentage. Ni ukuvuga ngo niba abandi bafite 85% bagira umubare munini n'ubundi, hajyemo 85%. Ubwo urumva noneho concept y'ubwenge ntikibaye, nta concept yo gutsinda ibayemo. Sekarije niwe naje kubyita ati ni ukwemererwa. Yego. Ni ukwemererwa. Noneho haza kuzamo iby'uturere, ngo abanyanduga bize kera, nibo bagomba kujya babona imyanya mike mu mashuri kuko bize mbere. Iryo ni ryo ryari iringaniza ry'ubwoko n'uturere. Byose ikintu twakwita, ndariburira ijambo neza, la meritocracy. Merite, kugira merite. Kugira merite ntacyo byari bikivuze, wagombaga kuba uva muri ubu bwoko cyangwa uva muri aka karere. Rimwe na rimwe n'uwo wavuye muri ya 10% y'Abanyarwanda amanota ye agahabwa uwundi, kuko igice runaka yabaga ari igice runaka. Ntabwo gutsinda cyangwa ibyo bikaba mu mashuri. Ibintu rero byose iyo bijya gupfa bipfa
mu mashuri abana bakiri bato barera bakiri bato, kuko n'ubu ngubu ikiboneka n'abakoze iyi jenoside ni abantu bize muri icyo gihe, repubulika ya mbere n'iya kabiri. Ikindi cy'uturere natwo ni ukuvuga ngo hari nka Gisenyi aho igira abanyeshuri bagera ku 1000 batsinze, Ruhengeri ariko bagera kuri Kibungo ugasanga bafite, iyo babaga bakubise impyisi inkoni bageraga nko mu 100, bagera kuri Kibuye, bagera hehe, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero, ikindi rero noneho repubulika ya mbere n'iya kabiri ikintu yakoze, yego, ni uku ya ideoloji y'amacakubiri yarayikajije cyane, iba institutionnel, ijya no mu bitabo bigisha abana. Abatutsi bari bameze batya, abahutu bameze batya, ibintu byinshi sinavuga n'uburyo abanyarwanda bagiye bakajya abarimu bagagurutsa ubwana mu ishuri, akana k'agahutu kicarana n'agatutsi kagasubiza hasi ku isi uri umututsi, donc na za humiliation zikomeye cyane. Donc ubuhunzi bwaje, ibi byaje gutera gute ubuhunzi noneho? Ubuhunzi muri repubulika ya mbere niho bwatangiye. Ubuhunzi muri repubulika ya mbere niho bwatangiye kuva ubwo ngubwo muri 59, ariko bwarakomeje kuva 59, 60, 61, 62, 63 hariho ubuhunzi, ariko n'abatahunze noneho bakazira ngo bene wabo barahunze. Ubwo twavuga ko ijambo ibyitso ariho ryatangiriye? Ijambo ibyitso ryaje ejo bundi kuri Habyarimana. Icyo gihe muri 59 leta ya Kayibanda ryari ritariho. Ariko nubwo ritariho ijambo, ibikorwa byari ibyo. Ibikorwa byo byari ibyo. Hanyuma ikindi ni uko kuri leta ya Habyarimana bagize disikuru, bagize amagambo meza avugwa, aravugwa, d'abord bakora kudeta, igihugu cyari kigiye kurwa mu rwobo, baravuga Kayibanda yaragushije igihugu mu rwobo, noneho ya conseil des camarades du 4-5 juillet irakirohora, hariya ba Habyarimana, Bakanyarengwe, Basekarije, Babenda, bande abo bose irakirohora. Ubwo politike ya Habyarimana ko isa nkaho ije gukura igihugu mu mwobo, yahindutse gute nabi ku buryo yoretse u Rwanda kujya muri jenoside aho tugiye kugarukira noneho? Ngira ngo niba mujya mwumva n'ibiganiro biba hanze kuri izi mpuzu ziri hanze, n'ubu ujya wumva de biriho y'uburyo Habyarimana yishe abanyagitarama. Yego. Uburyo Habyarimana yishe abanyagitarama ni ukuvuga ngo nawe ntiyaretse kwica kandi aje gukura igihugu mu rwobo, ntabwo yaretse kwica. Ikindi cya kabiri ni uko yakomeje ya macakubiri, ikindi cya gatatu ni uko haba mu mashuri, haba mu mirimo, politiki ya Kayibanda yarakomeje. Ibintu byinshi rero byose muri politiki, muri ideoloji, ni nacyo gituma njyewe sinjya mvuga repubulika ya mbere n'iya kabiri nk'uzitandukanya, kuko ideoloji ni imwe. Ibi rero ntabaciye mu ijambo, ndabona iminota irimo kudusiga, ibi byose ni gute byaje kuganisha noneho u Rwanda muri jenoside? Muri jenoside ibaho byashingiye ku ki? Icyo byashingiyeho, byashingiye kuri ya macakubiri yari ariho, ariko buriya haba harimo n'utundi factors zindi, buri buto bumwe bwagiye bunakoreshwa no
bumwe nk'ubusambo nk'ubusambo kuko byaranakoreshejwe muri jenoside, nimwica abatutsi muzatwara ibintu byabo, imitungo yabo. Nsengiyaremye mbere y'uko jenoside itangira muri 1992 yagiye ku Kibuye. Ku Kibuye habaye za masaka, ari nabwo yavuze ngo dushobora gushyiraho miliyoni y'interahamwe. Dismas Nsengiyaremye yari minisitiri w'intebe, ariko bibaye ku Kibuye batangiye kwicana, rero kwica abatutsi kuko ntibicanaga bijisha abatutsi, agenda aravuga ati bamwe rero bari bakoze nabi, baragenda babanza batema amakawa, bica inka zabo. Baravuga ati ariko muri bicucu, mwebwe muratema amakawa mukica inka abantu bagihari bene zo. Bikwereke ngo ibyo ngibyo byarakomeje, izo rero division. Hanyuma intambara ya FPR yabaye nk'imbarutso, yego, yabaye nk'imbarutso mu gukomeza ya ngengabitekerezo ya jenoside no kuyizamura. Bagashaka buhake izo nyenzi bafite ibitwi n'imirizo, noneho bazamura ubwo ngubwo muri iyo periyode. Noneho nk'uko bigenda n'ahandi, ifo d'abord animalize abantu, ukerekana ko atari abantu, ukabashyira ku ruhande, ukerekana ko biri ngombwa kubica kuko kubica ari ukwitabara. Wabanje kubambura ubumuntu, wabanze kubambura ubumuntu, ubagize abantu baba banzi. Noneho umwanzi umwikize, witabare, kuko niba utamwikijije bazakwica. Ubwo uruhare rw'itangazamakuru, imiryango mpuzamahanga, abashakashatsi n'abanditsi icyo gihe rwari uruhe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi? Uruhare rw'itangazamakuru rwabaye runini mbere no mu gihe cya jenoside. Imvaho ari nayo yasomwaga ahangaha, ariko hagiyeho ubundi bunyamakuru burenze 300. Harimo Nyiramacibiri, harimo Interahamwe, cyari ikinyamakuru nabyo, harimo ibinyamakuru byinshi byagiye muri kera, n'izo za Kanguka, n'izo za Kangura, n'izo za ni bwinshi cyane, ni bwinshi. Mfite igitabo cyuzuye kingana gutya cy'amaritikire yabo n'ibyo binyamakuru byose bya densité volume gros comme ça, kinini cyane cy'ibyo bandikaga. Uruhare rw'itangazamakuru hano, ndetse n'abahimbyi barimo babikindi n'indirimbo zabo, ndetse uzanemo n'uyu Kagize Gutabara wakoraga kuri radiyo RTLM, babigize mu ruhare. Ariko uruhare rw'abanyamahanga, icyo rusobanutseho, ruvuzeho kinini, ni uguceceka. Bacecekaga kuko bazi ibyo babibye mbere, cyangwa bacega ko batashaka kuba involved, kwitwa ko nabo babyanditsemo. Harimo ikintu bita barigiritse, babonaga ko ibi byose bigeze aha barabitewe, bifitemo uruhare. Ni nacyo cyatumye Guverhofstadt aza hano ku kwibuka inshuro ya 10 jenoside, yasabye imbabazi. Asaba imbabazi y'uruhare rwabo bagize nk'abantu bayoboye iki gihugu. Hanyuma Clinton aza asaba imbabazi ko ntacyo bakoze. Hanyuma hazaho ibya Sarkozy by'ejo bundi, ntumvise Sarkozy nawe araza, Nations Unies yasabye imbabazi,
gusaba imbabazi ariko bose bashaka bavuga ngo mutubabarire ntacyo twakoze ngo dutabare. Ariko igihe cyose cy'iyo jenoside, icyo gihe cyose cy'iki bararuciye bararumira. Ubwo ni guki se tukibona abakomoka kuba ni bamwe ariko na bamwe abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakiri ku mbuga nkoranyambaga uno munsi basa nk'aho bagaragaza ko jenoside n'ubundi itari yateguwe, ahubwo ko byatewe n'ihanuka ry'indege? ngira ngo wigeze no kubivuga utangira. Abategura jenoside inzira ya mbere ni ukubanza kwiga ngo ariko niba bibaye tuzabihakana dute. Batangira bahakana reka batangira bahakana. Mu inshuro ya kabiri ni ugushyira icyaha ku bagikorewe. Bakazakomeza noneho byamara no kuba bagakomeza gushyira icyaha ku bagikorewe ko ari bo babiteye, kandi bagakomeza guhakana ko kuvuga ko n'ababikoze babitewe n'uburakari. Izo rero ni inzira zizwi, haba kuva jenoside y'abayahudi, ukazamuka ku y'abarumeniye, ukazajya inzira zo ni zimwe zabo. Bariya rero baracyari muri ibyo, kandi abakora jenoside bagira nabo bashyigikira. Yego, bagira nabo bashyigikira tasitima, ugasanga nabo niko n'iy'abayahudi uretse ko yanabaye icyaha Burayi buyihana n'Amerika ikayihakana, ariko naho haracyari abayishyigikira. Vatikani se ntiyayishyigikiye, akaba ariyo bahungisha benshi abakoze jenoside b'Abadage ikabohereza muri Amerika y'Epfo. Wenda n'abakoze jenoside mu Rwanda nabo ari ukuntu byagenze. Noneho turebye ukuntu ubwo Bunyarwanda bwacitsemo ibice bikatuganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi, nuvuga ngo n'ubundi imitima y'Abanyarwanda yari isa nkaho itatanye, ntabwo bari bagifite wa mutima w'u Rwanda. Ubu kubaka ubu Bunyarwanda dukumira ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko birashoboka uno munsi? Birashoboka. Byashoboka gute? Birashoboka. D'abord ikintu cya mbere, tukiri no mu masezerano yarusha. Yego. Habyarimana yasobanuraga ko Abanyarwanda bashyize hamwe. Ariko yavuga ko igihugu cyuzuye nanone mbere yaho. Ubu se ko turi miliyoni, tujye kuba miliyoni 13, tugenda dukandagiranaho. Ko cyari cyuzuye none twakubye kabiri kandi ntiturakandagiranaho. Uti mu masezerano yarusha. Tukiri rero mu masezerano yarusha kwa Habyarimana bavugaga ko igihugu Abanyarwanda bari hamwe, ko ari igihugu kirimo demokarasi, ko ari iki. Twerekana ko ibyo ngibyo atari byo. Nacyo cyatumye RPF mu masezerano yarusha itsinda itanga umurongo w'ibigomba kuba. Nacyo cyatumye icyo gihe mu masezerano yarusha haragiyeho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, kuko byabonekaga ko nta biriho. Hajyaho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu masezerano yarusha. Hajyaho komisiyo y'abakozi ba leta mu masezerano yarusha. Ibyo ngibyo twaje tubizanye, hanyuma turabikomeza rero kuko abantu bamaze kugera hano, noneho byari byabaye agahomamunwa, niko nabyita, indengakamere ya jenoside. Noneho hagiyeho inzego zigomba gufatanya n'Abanyarwanda kugira ngo za institution navuze mbere zigira imbaraga. Ariko noneho abandi twari dusanze badafite imbaraga,
bari abagore n'urubyiruko abagore n'urubyiruko nicyo cyatumye n'ubu ubona abagore twabahaye ijambo tugira ngo nabo nk'abanyarwanda kandi bagize uno mubare mwinshi bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. ni ukuvuga ngo kubaka ubunyarwanda uno munsi birashoboka. Birashoboka. Urubyiruko rero urubyiruko mu kubaka ubu muri za institution nyinshi mperutse kujya ahantu bansabye kujya gutanga ikiganiro kandi hari abantu bo mu nzego nkuru nta n'umwe nashoboye kumenya kuko bari mu nzego ubu n'urubyiruko yego ni abantu bakiri bato abo bantu bakiri bato rero icya mbere ni ukubaha confiance mu byabo. Igihugu ni icyabo ejo noneho niho habo bagomba gufata uruhare kuva uno munsi w'iki gihugu. Nicyo gituma bagomba kuba muri institutions zose. Nicyo gituma ubona no mu bayobozi mu rwego rw'akarere hariho imyanya bagenewe, mu nteko hariho imyanya bagenewe, mu biki hariho imyanya bagenewe kugira ngo aba bazayobora igihugu ejo. Kandi njye nanizeye ko aya macakubiri twe twagize bo ntayo bazagira. Ukiri aho nagira ngo nabo mbahe umwanya minota 15 dusigaje kugira ngo agire icyo bagusobanuza. Uti barahabwa uruhare kandi bashobora kutazagira amacakubiri nk'ayo mwagize. Igenda byiyemeza ahubwo ntayo bazagira. Ariko icyo kintu rero nicyo nshaka gushingiraho nkubaza ko bafite ibikomere by'inkomoko yabo, aho usanga ino ngengabitekerezo yo kwishiga igihari, aho usanga umwe akomoka mu muryango wagize uruhare muri jenoside arimo arashyingira wagizweho uruhare warokotse. Abo bantu bashobora kubana gute, bashobora kubaka gute ubunyarwanda budashingiye kuri ayo mateka? Niba ufite icyo cyizere ku buryo n'abakomokaho bazavuga ngo papa na mama nubwo bafite amateka ashaririye ariko babashije kubana. mbibonamo ibintu byinshi bifasha bizabafasha. Icya mbere ni uko uno munsi turasaba abanyarwanda gutekereza bagatandukanya ikibi n'icyiza. Ikindi cya kabiri turabasaba kubona ko ubumwe atari luxe, si ko tuhitamo, si ishati, si amavuta wisiga. Ni ikintu gikomeye cyane abantu bafatanije bari mu gihugu kimwe, bavuga ururimi rumwe, bafite imico imwe, bagomba guhuriraho icyo gihugu kandi ntawe ucyubaka ari umwe. Hagomba imbaraga za bose, ufatanye. Nacyo gituma no mu bindi byose n'ubu n'iterambere turasaba abantu kujya mu makoperative ngo bafatanye. N'imirimo yose ni ugufatanya. Abanyarwanda bacaga umugani ngo nta mugabo umwe. Yego. atari uburyo buvuga yuko nibagiwe abagore ni twese hamwe bagize iki gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo umwe hari icyo azishoboza, nta nubwo uwundi azagira icyo yishoboza. Ikizadushoboza byose ni ubumwe bw'abanyarwanda. Urakoze cyane kuri icyo cyizere ufitiye urubyiruko, ariko mumva ko ari icyizere cyiza cyane kandi gikomeye. Munyemereye ibintu tamike dusigaje tuze kubaza ibibazo bigufi kugira n'umutumirwa nawe aze kuba ukuntu badusubiza mu magambo ahinnye kugira ngo tuze kugira neza kuri ya masaha tugenewe. Waza guhaguruka tubwira amazina yawe ndetse natubwiye n'urwego turutsemo waze mutumirwa ikibazo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Elam. Ndi umuyobozi w'abanyeshuri biga muri kaminuza y'Abadventiste yo muri Afurika yo hagati, ifite icyicaro hano i Kigali mu Rwanda i Masoro.
ngira ngo mbere ndatangira nshima kubw'iki kiganiro cyiza. Ubu biradufasha iyo tumenya amateka, kandi koko umuntu utazi aho ava ntabwo amenya iyo agana. Iki nicyo gihe rero kugira ngo nkatwe tuba twaje duhagarariye urubyiruko bagenzi bacu, tujye dukurikira neza kandi tujye dutanga ubutumwa bwiza. Ngira ngo mfite ibibazo bigera kuri 2. Hari ikibazo nagize, mwatuganire muratubwira muti mu gihe twari tukiri muri ya ngoyi y'ubukorone, u Rwanda rwacu hari uduce tumwe na tumwe twagiye duhomba kubera abakorone. Se nkibaza nti nyuma yo kwigobotora muri ya ngoyi nk'abanyarwanda, ni iki twagakwiye gukora kugira ngo twa duce twacu tugaruke? Ikindi kibazo ni ku kijyanye n'urubyiruko, aho usanga hari bamwe na bamwe mu rubyiruko kandi usanga baragiye bavuka nyuma ya mateka twanyuzemo akomeye, ari ugasanga bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ese tukibaza ngo iyo nkomoko yabyo ituruka he? Ese nkatwe twamaze kumenya, tugenda turushaho no gusobanukirwa amateka, nihe nama mwatugira nk'urubyiruko kugira ngo tugende tubasange, tubagereho, dufatanyiriza hamwe kubaka u Rwanda twifuza, tugendere mu cyerekezo kimwe? Murakoze cyane. Munyemereye mze twafata ikindi kibazo tukaza kubisubiriza rimwe. Yego, ndabona ibara ari umusore. Yego, murakoze. Nitwa Nizeyimana Abdul Nuru, ndi umuyobozi w'urubyiruko rw'abayisilamu ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Mbere na mbere mbanje kubashimira kubw'iki kiganiro mwateguye kandi mukadutumira. Natwe twaje duhagarariye urubyiruko ku nzego zitandukanye, kandi natwe turabizeza ko tugomba kuzababera intumwa nziza. Mbashije kwihanganisha abanyarwanda muri rusange ndetse n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, babwira ngo bakomere. U Rwanda turiyubaka kandi tuzakomeza twiyubake, kandi tuzaharanira ko bitazasubira ukundi. Ikibazo rero cyanjye nabazaga umushakashatsi, ese hirya no hino ku isi ko tugenda tubona abantu bagihakana bakanapfobya jenoside, twafata izihe ngamba cyangwa se mwadufasha iki natwe dufatikanyije kugira ngo icyo kintu gicike burundu? Cyane cyane ko twebwe mu rubyiruko harimo abantu benshi bagihakana bakanapfobya jenoside, kandi abenshi twaravutse nyuma ya jenoside, cyangwa se abandi ari nko muri 90 gutyo, abantu batari bazi n'inkomoko y'ibyo bintu. Hanyuma ahubwo twabyiga mu mateka kandi tukabisobanurirwa, aho tumaze gusobanukirwa akaba ari bwo dutangira noneho hakaba havamo abandi bantu bazana iyo ngengabitekerezo, kandi bakagombye kuba babyumva neza uko byakagombye kumvikana. Ese mwadufasha iki kugira ngo tubashe kugarura ziriya ntama zabashije gutsikira kugira ngo zigaruke ku murongo? yego, murakoze cyane. Tubanze dusubize ibyo ngibyo, umwanya n'udukunda turafata wenda ibindi. Kaduhere ku wabajije mbere. Kamere kurera. Yego, atubwira ati hari uduce twinshi igihugu cyacu cyatakaje. Nibyo, ubu ngubu turi hafi nka 1/2 cyangwa 3 cy'uko u Rwanda rwaganaga mbere yo kuza ku bakoroni. Abakoroni nabo bamaze kugabanya Afurika, bayigabanijemo ibyo bice, si u Rwanda rwonyine rwatakaje. Buriya nk'icyo bita
le royaume de Sundiata Keita muri Mali. yego cyari igihugu kinini cyane ubu cyavuyemo ibice bimwe bya Senegal, ibindi bya Niger, ibindi l'empire de Sundiata Keita du Mali niwe wumva ni nacyo gihugu cyari gikize ku isi. Mujye mwumva histoire ya Sundiata yabaga atwaye za zahabu aho agiye hose agenda abaturage n'iki. Icyo cyavuyemo ibice byinshi. Le royaume du Mali ubwayo yageraga kuri Sudani. Hari izindi za royaume muri aka karere zagiye zifata ibice bitari ibyabyo zabikuye ku bukoroni. Nacyo cyatumye hagiyeho za principe ebyiri, ikintu bita l'intangibilité des frontières de la colonisation yemerwa na Loni. Oyiwije nayo irayemera kubera ko itaza kuyemera byari kuzaba intambara z'urudaca nk'izirangire, kuko buriya bihugu bya Afurika buriya ziriya za frontières ziri artificielle. Iyo ugiye muri Afurika de l'Ouest ugira ngo bashyizeho ekere bagakata baganisha ku nyanja, bagakata baganisha ku nyanja, bagakata baganisha. No munsi ushatse kubabwira ngo basubire kuri za frontières zabo na za peuple zabo, byaba intambara, kameneka amaraso menshi, ibintu ntitwazabirangiza. Nacyo gituma n'u Rwanda rwinjiye rero muri izo principe za Loni n'iza OU icyo gihe, EU uno munsi. Ntabwo rero ari twe tuhatangira ngo twatse umuriro. Ikindi ni no kwemera ko ubugabo atari ubutumbi. Ubugabo si ubutumbi. Ngira ngo iyo mumaze kubona kuri aka Karwanda kwanyu uburyo mwihagazeho, uburyo basigaye babasura n'uno munsi, uburyo baza kubigiraho, ubugabo rero si ubutumbi. Ubugabo ni umurongo uhamye, ubugabo ni ukugira iyi ideoloji, ubugabo ni ukumenya icyo ushaka, ngira ngo ni ibyo. Ntabwo rero tugiye kuba bagashoza ntambara n'uno munsi. kugira ngo tuzenda gukoresha neza iminota dusigaje, yakomoje ku nkomoko y'ingengabitekerezo mu bakiri bato, akenshi usanga benshi baravutse nyuma ya jenoside. Ikindi rero icya mbere cyo abantu bakiri bato no munsi bafite ingengabitekerezo ya jenoside. N'abaciye mu ijambo turaza kumusubiriza kimwe na Abdul ko nawe yagarutse ku ngengabitekerezo ya jenoside icyakorwa. Abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, icya mbere cyo amategeko y'u Rwanda ahana ingengabitekerezo ya jenoside. Uretse buriya nuko n'ibihugu bitaremera no guhana ku butaka bwayo abagize jenoside mu Rwanda, ariko no kubyangirira gusa. Ubundi amategeko yemera ko abakoze jenoside bahanwa n'amategeko y'igihugu cyose, kuko ni ikintu kiri international. Jenoside ntibiba bikireba igihugu. Uwo ari we wese ukekwaho iyo ngengabitekerezo, ndetse nanongereho no guhakana no gupfobya, yagombaga kuba ahinwa n'amategeko international. Kuba atabikora ibyo n'ibindi, ibyo byagombaga. Ndetse na Nzeyimana icyakorwa nawe nibyo yavugaga. Icyakorwa rero twebwe nk'igihugu iki cyo tukigengaho, ikigomba gukorwa icya mbere, hari ubukangurambaga bugomba gukorwa ko guhakana, gupfobya ingengabitekerezo bihanwa n'amategeko yacu. Hanyuma kandi tukabikora. Ikindi gikurikiyeho ni uko wowe wese ubyumvise atagomba kubiceceka,
akabivuga akadenonsa uwo muntu umeze utyo, akadenonsa uwo muntu umeze utyo, kuko ibintu byose habamo kwigisha, ariko hari isi y'irenga ugahana kugira ngo abantu bagire icyo batinya. kugira ngo rero nibyo bigomba gukorwa, abo bose twiriwe twigisha, nta kindi tuvuga ko ingengabitekerezo ya jenoside ari mbi, ariko ndetse twanafashije n'abanyarwanda tugiye muri gacaca kugira ngo n'ababikoze babone umwanya wo kwihana. Hari inzego twashyizeho kugira ngo zikomeze zidenonse ibyo ngibyo, harimo icyahoze ari CNLG, ubu cyagiye cyabaye inteko y'umurage, n'ibindi byose twashyizeho dutyo nk'abanyarwanda. Ibyo rero abanyarwanda bashyizeho bagomba no kubyubahiriza no kubikora no kubikurikiza. Wenda amasegonda 30 dusigaje, wigeze kutubwira ko ufitiye icyizere mu bakiri bato mu bijyanye n'ubunyarwanda no kubaka ubumwe muri bo, ariko se ufite icyizere kingana gute mu guhashya ino ngengabitekerezo ya jenoside mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugaragaza ko mu myaka 3 ishize rwakurikiranye amadosiye asaga 1200 y'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibifitanye isano nabyo, ariko cyane cyane ibyakabije ni ihohoterwa ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Aho ufite icyizere kingana gute? Iyo ubibona burya mu buzima bw'igihugu imyaka 10, 20, 25, 30 n'ibiki, haba hatariyubaka umuco, haba hatariyubaka umuco. Ariko kandi iyo ndebye muri iyi minsi tumaze kuba uno munsi abantu bageze hafi 90% batakirebera mu ndorerwamo y'amoko, ni intambwe ikomeye cyane. Kandi muri abo batakirebera mu ndorerwamo y'amoko, igice kinini ubu ni urubyiruko. N'abo basigaye bamwe, hari abo tutazashobora guhindura, hari bamwe tutazashobora guhindura ngo bahinduke, tuzajya dutegereza ko bapfa bagapfana nayo. Ariko n'abandi turabinginga ngo turababwira ngo niba unayifite yigumane muri wowe, yo kugira umuntu ituma habaho ingaruka mbi zayo, iyo ngengabitekerezo yawe. Ngira ngo rero ikishimishije ubu ni uko iyo mbabwira ngo mfite icyo cyizere, ni uko benshi batakiri muri iyo mitekerereze, bahinduye imyumvire bakayihindura neza. Abenshi ubu ni urubyiruko ku kigero, kandi iyo urebye urubyiruko dufite uko rungana mu Rwanda, ukareba n'iki, ariko hariho bababyeyi bakigishiriza iyo ngengabitekerezo kwishyiga. Yego. Ariko ibyo nabyo iyo urebye abenshi mu banyarwanda ukareba ibyo ngibyo bamaze kugeramo, iyo ni baromita y'ubumwe n'ubwiyunge. Yego. Baromita ya nyuma y'ubumwe n'ubwiyunge, urabona ko rwose ingengabitekerezo ya jenoside iri mu mushiro, irimo iragenda icika. Reka twizere ko bizacika kandi dukomeze tugire ubunyarwanda. Mwakoze cyane rero, nandi kuri rubyiruko munyanganya amasaha nuko atugenje, ariko tuganiriye ibyiza, tuganiriza cyane, ndetse umusaza duhaye n'impanuro, afite n'icyizere ko ingengabitekerezo ya jenoside mu bakiri bato izacika nkuko afite icyizere mu bunyarwanda muri rusange. Ikiganiro cyacu Inspire isaha y'urubyiruko katugisoreza aha ngaha, tukaba twagarukaga cyane mu gukumira ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko, ariko twubaka ubunyarwanda muri rusange, aho Police Denis yatugaragarije amateka y'u Rwanda mbere y'ubukoloni, atugaragariza amateka y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, amateka y'u Rwanda muri Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri, atugaragariza ko jenoside ibaho, ariko dusoreje ku ngengabitekerezo ya jenoside uko ihagaze ndetse n'uko ishobora kurwanywa.
ati amategeko yaramutse akurikijwe 100% hagahanwa ubigaragayeweho, ati n'abandi batinya bakabona ko itegeko rikora. Reka nshimire rero umutumirwa wacu President, nishimire n'urubyiruko rutandukanye rwavuye mu miryango itandukanye bahagarariye baje muri kino kiganiro cyacu Inspire Misaya y'urubyiruko, kandi nshimire na Minisiteri y'urubyiruko n'umuco nayo yadushoboje kugira ngo kino kiganiro kibeho. Asigaye kandi nifuriza abanyarwanda bose gukomeza gukomera, mukomeze mutwaze anako dukomeza kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994.